negereye Reina Madre ushobora kumva icyo mushobora kutumva icyo ari cyo cyangwa se negereye umugabekazi none umugabekazi ntabwo muri kubyumva neza. Umugabekazi ubundi busanzwe ni mama w'umwami, rero mama w'umwami ni mama w'umugabo wanjye kuri njye namwise umugabekazi kubera ko yambyariye nyine umuntu mfata nk'umwami kuri njyewe. Ubu ni umutoma w'umwaka muteye akivuka. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Bonnet and Love family. Hope you are good. Ndizera ko mwese mumeze neza, ndizera ko muri amahoro, ndizera ko muri hose mutangiye umwaka mumeze neza. Abatameze neza no kuri Imana iborohereze, ni ibibazo nyine ku muntu yatangiye umwaka atameze neza, ariko nimba utameze neza ndagusabira kugira ngo Imana iborohereze iguye gukira cyangwa se icyo wifuza. Nanjye murumva ntangiye umwaka ameze nk'umuntu urwaye amagripe kuvugira muri FM, ariko nyine nta kundi bibaho, kandi nzi neza yuko biraza kugenda neza mu masaha ari imbere. Guys, murabibona nicaye imbere yanjye, hari agakeke, hari amafanta, hari juice, nuko mubibona birasa naho hari ikirori. Ushobora kwibaza ati se bari gucelebrate iki? Noneho Bonnet and Love family bari gucelebrate iki? Uno munsi rero ni isabukuru y'umugabo wanjye, umuntu w'igitangaza ku buzima bwanjye. Ni isabukuru ye, uno munsi niwo munsi yavutseho, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo tuzi itariki yavutseho. Akenshi usanga abantu bandika ko bavutse nyine ku ya mbere y'ukwa mbere, tukavuga ngo ntabwo azi igihe yavukiye, ariko njyewe ntabwo ariko bimeze, niwo munsi yavutseho. Reka mbabwire inkomoko yabyo rero. Negereye Reina Madre ushobora kumva icyo mushobora kutumva icyo ari cyo, cyangwa se negereye umugabekazi none umugabekazi ntabwo muri kubyumva neza. Umugabekazi ubundi busanzwe ni mama w'umwami, rero mama w'umwami ni mama w'umugabo wanjye kuri njye namwise umugabekazi kubera ko yambyariye nyine umuntu mfata nk'umwami kuri njyewe. Ubu ni umutoma w'umwaka muteye akivuka. Naramwegereye ndamubaza, ese koko mu by'ukuri uyu mwana yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, cyangwa ni bimwe by'ababyeyi batazi igihe umwana yavukiye bakandika ya mbere y'ukwa mbere? Arambwira ati reka mubwire rero mwana wanjye, ntabwo ajya nyita umukazana cyangwa se akunda kunyita mwana we cyangwa se murumuna we, tubyumva kimwe cyane. Aho ari hose ndamushimiye, ndanamusuhuje, nakurikira kino kiganiro mve ko musuhuje kandi ndamukunda cyane. Arambwira ati mu by'ukuri ntakubeshye, ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ubwo niyo mu mwaka ntababwiye ngo bari bagiye kurasa umwaka ari nijoro, cyagiye mu masaha nyine saa sita z'ijoro bagiye kurasa umwaka. Arambwira ati kiriya gihe nanjye nari ndi kugisa, ndi kwa muganga, bawurashirire nagiye kubona mbona mbyara umwana w'umuhungu, umwana wa gatatu. Ku bw'izo mpamvu ngo namugere ku bunani, nahise mwita Bonnet, bisobanura ibyishimo. Rero kuba ari ibyishimo bya mabukwe, nanjye n'ibyishimo byanjye, ndamukunda cyane. Mabukwe nawe ndamukunda, yambyariye umugabo mwiza, bose ndabakunda, n'abana beza, bana yanjye sinzi ko nababashimira. Rero ku bw'izo mpamvu niyo mpamvu nateguye kano gakeke mubona imbere yanjye, nkategura bino byose mubona n'ibindi nkiri gutegura biri inyuma mu gikari. Ariko mu by'ukuri ndababwiye ngo ndashaka kumufetera ino anniversaire. Ni anniversaire ya kabiri agiye gukora tubana. Numva nyine tugiye kumara natwe imyaka 2 twubatse. Yes. Umugabo wanjye ndamukunda, ndamwifuriza isabukuru nziza, ndamwifuriza ibyiza byinshi, ibyo atagezeho 2024, ndamwifuriza kugeraho 2025. Mbese ndamwifuriza ubuzima buzira umuze muri mwaka tugiye gutangira. Yego ari gukura, ariko nagasazi ubusa kuko murabona afite umugore mwiza nkanjye. Ikindi kandi afite n'umwana mwiza w'umuhungu. Nukuri birashimishije, ni igitangaza gikomeye kubona nyine Imana yadukoreye bino bitangaza byose, kandi twaba tugeze n'amagingo tuyime ku mukabazima. Ndashaka rero kugira ngo nze kumutungura, namwe ntimuze gucikwa, ndagira ngo tuze kurebera hamwe ese papa Ishyanga atungurwa ate.
yes dufite umwana witwa Ishyanga dushaka kureba ukuntu yaza gutungurwa ntabwo azi ko bino bintu byose nabikoze ubu ndi hano mu rugo we ntabwo ahari yagiye gusenga ariko ndashaka kugira ngo nze kumutungura nataha mu kanya yari agiye kuhagera ntimuze gucikwa n'ukuntu biri buze kugenda tuze kureba ukuntu ari buze gutungurwa nawe ndabifuza kugira ngo muze kubireba ndabakunda rero cyane mu by'ukuri ndabifuriza ibihe byiza ndabifuriza umwaka mushya muhire mwese inshuti zacu ndabifuriza umwaka mushya muhire wowe ukurikiye Bonheur and Love Family ndakwifuriza umwaka mushya muhire wa 2025 uzakubere w'ibyiza gusa ibibazo bizatujye kure ni ukuri niyo byaze Imana izaduhe kubikomereramo ndagira ngo rero mwese muze gutangira umwaka mumeze neza ibyo mbifuriza yes ibyo mbifuriza ni ukuri Imana ibafashemo muze gutangira umwaka mumeze neza natwe aho turi tumeze neza turashimira Imana nakoze cyane ndabakunda ndabingize nimuze gucikwa ni mu kanya katarambiranye turahita tumubona hanyuma tumutungure turebe ko naza gutungurwa ndabakunda cyane rero nimucikwe guys rero murabibona iyi ni keke n'amafanta nkuko nabibabwiye handitseho happy birthday to your husband we love you katurebe ukuntu ari buze gutungurwa mwene mucikwe gusa happy birthday to you papa Jedi Joanga happy birthday che miriro yazimye. Yes, wait. No. Thanks. Aga keke rwose. guys murebe byamurenze yabuze icyo akora akirebeshwa abana ari ikintu ari kubabwira uko umubiri aba buriya pe nuko nyine arebaga keke ahita agasomaho nta muntu ubimenyera ibi bintu nari nzi ko ari umunsi wa none tutarakata keke rero nzi ko wari uri kunyumva ndi kubivuga none se umwana yanjye mwaretse tukarya numva nisonze rurinje se ruvutse rushonje handitseho ngo happy birthday to you my husband we love you